Ikaze ku muyoboro Jides uburyohe bw'imyandiko aho yumvira icyanga cy'amagambo. Uyu munsi icyanga cy'amagambo turakirebera mu mateka y'intambara ebyiri zikaze zabaye hagati y'u Rwanda n'u Burundi mu gihe cy'abami mbere y'umwaduko w'abazungu. Ibi biri mu kinyamakuru Umuseke cyasohotse mu kwezi k'Ukuboza 2015. Ikaze uri kumwe nanjye Jides Jean Daniel Sindayigaya. Intambara hagati y'ibihugu byombi Uburundi n'u Rwanda zagiye zikomoka ahanini ku bushyamirane aho buri gihugu cyashakaga kwereka ikindi ko kikirusha amaboko. Ariko muri izo ntambara izari zikomeye cyane ni ebyiri zabaye ku gitero cyiswe cyo ku Muharuro ndetse n'igitero cya Rwagetana. Abarundi n'Abanyarwanda bahoraga bashyamiranye ndetse bikageza n'aho barwana mu ntambara, ariko ni mu bihe byo hambere mbere y'umwaduko w'abazungu. Mu gitero cya mbere cyiswe cyo ku Muharuro Abarundi batsinze Abanyarwanda, ariko Abanyarwanda nabo baza kwihorera mu gitero cya kabiri cyiswe icya Rwagetana. Duhereye ku gitero cyo ku Muharuro. Ingabo z'abashakamba zashyizwe ku rugerero rwa Nyaruteja ku Kanyaru, ubu ni mu karere ka Gisagara mu murenge wa Nyanza. Ubundi urwo rugerero rukaba rwari rugenewe ingabo z'ibwami zabaga zikitoza kurwana. Naho ku ruhande rw'Abarundi ahitwa Kamigara, umwami Ntare yari yarahashinze nawe urugerero rwari rugizwe n'ingabo ze zamurindaga zitwaga Inzobe. Amateka avuga ko bagiye bakozanyaho kenshi, ariko ntihagire abatsimbura abandi ku buryo Akanyaru ariko kakomeje kuba urugabano hagati y'ibihugu byombi. Ariko siko byagenze ku rugerero rwari rugizwe n'ingabo zitwa Inyaruguru, zikaba zari ziyobowe na Nyarwaya Nyamutezi mwene Mbyariyingabo na Nyiramuhanda. Umunsi umwe ingabo z'Abarundi zinjiye mu Rwanda zigera ku musozi wa Coko muri Nyaruguru, maze umwe akubita inkoni hasi by'imitsindo anihishwa n'amaganya asa ntaho ari u Rwanda runiha, ati Rwanda uzageza he kubura ukurengera. Senyamudigi wari umutware w'Inyaruguru mbere y'uko Nyarwaya Nyamutezi aziyobora ntiyabimenya, ariko umuntu umwe arabimenya bibwira umwami. Babibajije Senyamudigi basanga atabizi, niko guhita bamunyaga, maze Nyaruguru ziyoborwa na Nyarwaya Nyamutezi wahise ahindura ibintu, maze umwanzi ntiyongera kuvogera u Rwanda. Ndetse nyuma mu ntambara Abanyarwanda barwanye n'Abarundi bayobowe na Nyarwaya Nyamutezi bambura Uburundi ubuyenzi. Gahindiro yababajwe cyane n'igitero cyiswe cyo ku Muharuro, aho ingabo ze zatsinzwe ziyobowe na Rugaju rwa Mutimbo. Abashakamba, Abakemba n'Uruyange nizo ngabo zonyine zitakozweho muri icyo gitero, naho umutware Nyarwaya Nyamutezi mu ngabo ze Inyaruguru ngo yagarukanye n'abantu 3 gusa, abandi bashize. Gahindiro ntabwo yabashije kubyihanganira, yohereza igitero cya kabiri ngo ahore, ariko biba bibi kurusha icya mbere. Noneho n'Abakemba nabo bagerwaho n'amakuba. Bavuga ko umutware w'Abakemba Kabaka ka Kavotwa ka Sharangabo ya Kirima aba yaratashye ari muzima, kuko yagerageje kwirwanaho akarokoka, ariko yanga gutaha bwa kabiri. Ingabo ze zatsinzwe, yumva ko Yuhi yamwita imbwa, nawe yemera kugwa ku rugamba i Burundi. Ibyo bitero bibiri u Rwanda rwagiriyemo amakuba byahowe ku ngoma ya Rwogera mu gitero cyise Rwagetana. Turebe iby'icyo gitero cya Rwagetana. Mu mibanire y'u Rwanda n'u Burundi hariho umugenzo wari wemerewe gukorwa n'u Burundi ku Rwanda, nta kindi gihugu cyari cyemerewe kuwukora ku Rwanda. Uwo mugenzo wabaga mu rwimo rw'umwami w'u Rwanda mushya. Uwo muhango rero wari mu bwiru bw'u Burundi, ukabategeka ko iyo himye umwami mushya w'u Rwanda, Abarundi bagombaga kwambuka umupaka bakinjira mu Rwanda, bagatwika amazu yegereye aho, bakabyita ko ari ugucanira umwami w'u Rwanda, maze u Rwanda rukabyihorera kuko bari barabyumvikanyeho. Igihe kimwe ariko Ubugesera bwigeze kwigana u Burundi bukora uwo muhango, biwuviramo gusenyuka burundu. Ariko noneho mu rwimo rwa Mutara Rwogera se wa Rwabugiri ntabwo cyari cya gitero cy'umuhango gusa, ahubwo Abarundi bari bagabye igitero karahabutaka cyari kigamije kwinjira mu Rwanda bagatwika umurwa mukuru wari ku mukingo wa Mwanabiri, bityo Burundi bukaba bucishije bugufi u Rwanda. Hagati ariko umutasi w'Umunyarwanda witwaga Ruhiso abwira ibwami ko hari igitero Burundi bwateguraga ku Rwanda, ariko agira ingorane zo kubibumvisha kuko yari amaze igihe kinini avuga ibyo guterwa ku Rwanda ntibibe, nuko batekereza ko ari kubeshya nk'ibisanzwe. Ruhiso abonye amagambo avuze batayahaye agaciro ararira.
umugabekazi Nyiramavugo wa kabiri Nyiramongi wayoboraga icyo gihe bitewe n'uko Rwogera yari akiri muto, abonye Ruhiso arira ati ibintu bigomba kuba byakomeye. Ati umutasi wanjye yajyaga avuga iby'ibitero by'u Burundi ariko ntarire, none ubwo arize ntabwo byakomeye, ahubwo ni ukurinda inkiko bikomeye kuko inkiko ishobora kubyara umugaru. Mu gihe abanyarwanda bakiri mu cyunamo cy'amezi 4 bategereje kwimika umwami mushya, abarundi bo bari bamaze ayo mezi ingabo zabo ziri gushyira imfunzo mu Kanyaru kugira ngo zizabone uko zizazambukiraho ziteye u Rwanda. Bagombaga gutera ku munsi ukurikira uwo ukwezi kwahindutse inzora, maze ingabo zikambuka ziturutse ku burebure bwose bw'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi kuva mu Bugesera kugeza mu Bugarama. Iki gitero kiganaga ikigeze kugabugana Ntare wa gatatu Kivimira, nawe wigeze kugaba igitero ku Rwanda kimeze nk'icyo ku ngoma ya Yuhi wa gatatu Mazimpaka, kikagera no ku Kibuye Kinyaginka, ariko kubera ko icyo gihe Ntare Kivimira nawe yari ku mpembe, mbese ku rugamba, arapfa agwa ikami muri Nyaruguru. Ni nuko igitero cy'abarundi cyo ku ngoma ya Ntare wa kane Rugamba cyagenze. Uko Ruhiso yakabivuze, abarundi bambutse buhoro kugira ngo ingabo z'u Rwanda zirinze inkiko zitabimenya, ku buryo ingabo z'u Rwanda zamenye ko iz'u Burundi zambutse mu gitondo, nuko ziza zibakurikiye. Ingabo z'u Burundi zambutse zerekeza ku mukingo wa Mwanabiri hafi yo mu Ruhango gutwika umurwa mukuru, zihura n'ingabo z'u Rwanda zavaga ibwami, bahurira n'iz'u Burundi zari imbere ahitwa Gikoro hafi ya Buhimba muri Butare, zirabatatanya. Abarundi bagize ngo basubire inyuma, bahura n'iz'u Rwanda zari zirinze inkiko zazamutse zibakurikiye, kuko zari zamaze kumenya ko zambutse rwihishwa, bityo abarundi baba baragoswe burundu ku buryo nta n'umwe warokotse ngo asubire i Burundi. Iyo ntsinzi yahoye cya gitero cyo ku Muharuro ingabo z'u Rwanda zagiriyemo icyorezo ku ngoma ya Gahindiro, bituma abasizi benshi bo mu Rwanda bashimagiza Rwogera n'ingabo ze, mu gihe mu Burundi bari bari mu kigandaro cy'abantu babo bateye ntihagire n'umwe urokoka. Ibyo bimenyekanira mu gisiko cyitwa Mpozabarira cy'umusizi w'umurundi Mitari, nawe wapfushije umuhungu we muri icyo gitero. Yatuye umukobwa wa Ntare wapfushije umugabo muri icyo gitero, bari bamaze igihe gito bashyingiranwe. Uyu mugabo yari yashegeye gutabara maze agwa ku rugamba nk'abandi, bituma uwo mugore wari ukiri umugeni agira agahinda, ashaka kwiyahura, bamutura icyo gisigo cyo kumuhoza. Igitero cya Rwagetana n'igitero cyo ku Muharuro byeretse u Rwanda n'u Burundi ko nta gihugu muri byo gishobora gutera ikindi kikivogereye imbere ngo bishoboke. Byatumye nyuma bajya barwanira ku nkiko gusa. Ibi ni amateka y'intambara ebyiri zikomeye zabaye hagati y'u Rwanda n'u Burundi mbere y'umwaduko w'abazungu, bivuze ko hari ku gihe cy'abami. Biri mu kinyamakuru Umuseke cyasohotse mu kwezi kwa 12, ukwezi ko kuboza mu mezi y'Ikinyarwanda, hari mu mwaka wa 2015. Mwakoze kubana nanjye kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Ngaho nimukore subscribe, like, share na comment kugira ngo iki cyanga kiri muri amateka y'intambara ebyiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi mu gihe cy'ubwami kigere kuri benshi, ntihagire ucikanwa. Naho butaha, ciao ciao.